gutanga inguzanyo yo kwiga amashuri makuru, amafaranga y'ishuri tuition fees, amafaranga yo kwitunga living allowance n'andi mafunguro y'inyongera nk'inguzanyo ya mudasobwa. Tuza kuza kureba nabwo abantu benshi bagomba kwitondera kuko benshi bakunze kubura laptop basinya amasezerano nabi. Uzishyura niyo usinyira muri rusange, ukuvuga ngo buri kwezi ubufata 40 ugafata n'ibihumbi 550. Bantu banjye muraho mumeze neza. Hano Bread of Shank bisaza murakaza neza ku Uburezi Rwanda TV. Nizere ko mumeze neza rwose. Happy New Year cyangwa se umwaka mushya muhire kuri mwebwe mwese uzababera wambata n'ubuki. Ibyifuzo byanyu byose Imana ibihe umugisha. Nizere ko rwose mukanya tugomba kujya gusenga tugashimira Imana. Abandi badusatanze bagiyeyo, gusa ngomba gutangira mbatamo amakuru ameze neza rwose ya BRD cyangwa se ajyanye n'inguzanyo cyangwa se gusinyira amafaranga y'inguzanyo. Se bigenda bite, bikorwa bite? Nkuko benshi mwakomeje kumbaza ati se bundi BRD ni iki cyangwa se BRD MINUZA ni iki? Hari n'amakuru menshi yagiye yabayemo rwose guhera uyu munsi ku itariki. Ndagira ngo mbigutse ko na BDF inshingano zayo zamaze kwegurirwa muri BRD cyangwa se banke y'amajyambere MINUZA. Muhawe ikaze rero ku Uburezi Rwanda TV. Mbibutsa ngo mwebwe dukomeje gusangira Noheli, agakode nako ngaho kuri screen mushobora gukanda nta kibazo rwose tugatangira n'umwaka mushya. Nizere ko twabanye neza mu mwaka ushize 2025 guhera mu kwezi kwa 9 ku itariki 5. Ndatekereza icano nibwo twatangiye kandi murabona ko byatanze umusaruro tumaze kugera kure, ariko uyu mwaka tugomba kujyanamo imbaraga nyinshi cyane zishoboka zishoboka. Ariko gahunda ni ya yindi, subscribe ufungure inzogera tujye tubana igihe cyose kugira ngo amakuru atagucika. Nk'ibisanzwe rero tugiye kurebera hamwe ese ubundi BRD MINUZA ni iki, dusinya amafaranga tuition fees gute, dusinyira laptop gute, dusinyira living allowance gute, cyangwa se nyine amafaranga ayo agutunga cyangwa se nyine ayigaburo cyangwa se ifunguro. Byose tubirebera hamwe kuri itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere 2026 n'imbaraga nyinshi cyane. So muhawe ikaze rero ku Uburezi Rwanda TV. Nukuvuga ngo tugiye kurebera hamwe BRD MINUZA ni sisitemu ikoreshwa na banki y'amajyambere y'u Rwanda cyangwa se Bank Development Rwanda ifatanyije na Minaduk mu gutanga inguzanyo yo kwiga amashuri makuru, amafaranga y'ishuri tuition fees, amafaranga yo kwitunga living allowance n'andi mafunguro y'inyongera nk'inguzanyo ya mudasobwa. Tuza kuza kureba nabwo abantu benshi bagomba kwitondera kuko benshi bakunze kubura laptop basinya amasezerano nabi. Amasezerano ya mbere cyangwa se initial contract nicyo tugiye kubanza kureba. Iyo umaze kwemererwa muri MINUZA cyangwa se mbere na mbere yo wamaje kuba wasaba muri Higher Education Council, ukuvuga ngo step zose mwagiye muzicamo, isigaye ya nyuma ni ya BRD. Ukuvuga ngo total 100% rwose mwemerewe kwiga muri Rwanda Polytechnic nta kabuza kandi nta mananiza yandajemo, nta bibazo bijemo, kuko akazi kanyu ni nkaho mwakarangije harabura ko gusinya. Amasezerano rero ya mbere cyangwa se initial contract, iyo umaze kwemererwa muri MINUZA usinyira amasezerano ya mbere y'inguzanyo muri uru rugero. Muri uru rwego umunyeshuri yiga muri RP cyangwa se yiga muri Rwanda Polytechnic, wenda yiga isomo ryayo ryose imyaka 3, asinya inguzanyo yose, amafaranga yose hamwe ni miliyoni 7,992. Ayangaya niyo asinyira, harimo inyungu zemewe n'itegeko. Aya mafaranga ajya ku ishuri, harimo ajya ku ishuri ariyo twita tuition fees, akazamo ku mibereho y'umunyeshuri, akazamo ndetse nayo ngayo niyo uzishyura, niyo usinyira muri rusange. Ukuvuga ngo buri kwezi ubufata 40 ugafata n'ibihumbi 550. Ndatekereza abagomba kuza hehe kuri institution wigaho ariyo y'ishuri nyine. Aya mafaranga yo
ni ukuvuga ngo anyuzwa kuri konti yawe ya banki cyangwa se niba ari telefoni bitewe nyine n'icyo wifuza. Ubwo yo ngayo nayiki nayandi agutunga. Noneho tugiye ku gihe inguzanyo ishobora guhagarara. Gusa mbere yuko tujya ku masezerano y'igihe inguzanyo ishobora guhagararira, laptop yo turayizaho nyuma. Amasezerano yo gusinyira mudasobwa cyangwa se computer. BRD ishobora guhagarika by'agateganyo cyangwa burundu inguzanyo iyo umunyeshuri asibye ahagaritse amasomo. Urugero baguhaye suspension, urasibye cyangwa se nawe urabisabye. Igihe asubitse amasomo, ushobora gusubika nabwo amasomo ukavuga ati nzakomeza wenda nyuma y'imyaka 3, nabwo nta kibazo. Igihe ahagaritse amasomo ku bushake, igihe atanze amakuru atariyo, ushobora kubeshya cyangwa yirukanywe n'ishuri burundu. Iyo nguzanyo ikoreshwa cyangwa se igihe iyo inguzanyo ikoreshejwe nabi ihagarikwa burundu kandi igahita yishyurwa yose ako kanya nta mananiza yandi abayemo. Ubwo gukoresha inguzanyo nabi bishatse kuvuga iki? Igihe wenda utari kwiga bakajya baguha basari kandi we waravuye mu ishuri kubera amanyanga wenda ufitanye n'abayobozi b'ikigo cyawe n'urugero. Ariko ntabwo mvuze ko habamo amanyanga, ariko ashobora kuba abantu n'abantu. Icya kane, amasezerano y'inyongera ariyo laptop cyangwa se amendment contract. Nyuma yo gutangira kwiga umunyeshuri ashobora gusaba inguzanyo y'inyongera, ari naho harimo abantu usanga badasaba laptop kuko bafite izabo, abandi bakazisaba kuko ntazo baba bafite. Mudasobwa katubara urugero nko muri Rwanda Polytechnic batanga guhera kuri I3 gusubiza kuri kugeza kuri I7. Nk'abantu harimo no muri yorano uko nguko harimo abantu bafata harimo abantu bafata I3 RAM y'8 SSD 500, akabandi bafata I5, akanabandi bafata I7 na RAM ya 16. Ubwo abo ni abantu biga nka IT, multimedia production n'ibindi bifitanye aho bihuriye n'ikoranabuhanga cyangwa se na za architecture, bisaba nyine ama software aremereye. Aha rero iyo nguzanyo ya mudasobwa dusangamo umwenda ubuhagaze, harimo bihagaze ibihumbi 840, indi miliyoni 1, indi miliyoni n'ibihumbi 150 bitewe nyine n'ubushobozi zigiye zirutanwa izo mashini. Niyo mpamvu amafaranga abatangana. Iyo mudasobwa rero yongeye kuri ya nguzanyo, nk'abantu baba bafashe nka I7 RAM ya 16 bita bihagarara miliyoni 9,258 n'amafaranga 500 abagomba kuzishyurwa. Kwishyura inguzanyo bitangira ryari rero? Kwishyura bitangira igihe umunyeshuri abonye akazi cyangwa indi nkomoko y'amafaranga. Umunyeshuri agomba kumenyesha BRD igihe abonye akazi. Kwishyura bikurikiza itegeko rya Mineduc ndetse n'amabwiriza ya BRD. Abantu mwibwira ngo mwishyura amafaranga ya BRD kubera mwabonye akazi ka leta, oya, igihe ubonye akazi ugomba gutangira kwishyura. Kutubahiriza aya masezerano bihanishwa ibihano byemewe n'amategeko. Uburenganzira bw'umunyeshuri. Umunyeshuri afite uburenganzira bwo kubona inguzanyo ku gihe, kumenyesha umwenda asigaranye igihe cyose abisabye, kwandikira BRD binyuze ku murongo ukurikira 3288. Hano ushobora kubahamagara ukoresheje umurongo wa MTN cyangwa se ugaca kuri minuza.brd.rw. Iyi ni website yabo ushobora kunyuraho ukaba wakora icyo twita ticket app, ukaba wakora hanze app, asiga wakora ticket app, asiga ukavuga ikibazo wifuza. Nasoza rero mbabwira ngo BRD ni amahirwe akomeye ku banyeshuri b'Abanyarwanda, ariko bisaba ubunyangamugayo kwitwara neza muri aya mafaranga, gusoma no kumva neza amasezerano ukabona gusinya no kuyabyara no kubahiriza neza uko yakabaye. Ariko hagati aho abantu benshi bashobora kwibaza ngo tuzasinya ryari? Igihe cyo gusinya amasezerano kizagira mwaramaze kugera ku ishuri, mumaze kwiga nibura nk'ibyumweru rwose nka 3 cyangwa ukwezi. Ntabwo mutamo yasinya ako kanya. Gusa
ntago ibyumweru 3 bisikunze kurenga mutarasinyira amasezerano, kuko ukwezi kwa mbere n'undi n'ukwa kabiri bitabibaha. Ubwo ikijyanye na laptop zo ziza nyuma y'amasezerano, ziza nyuma y'amasezerano twabonye ya initial contract. Noneho ubwo rero nababwira ngo niba wifuza kwiga amashuri makuru ariko ukabura ubushobozi, minuza na BRD ni amahirwe. Mbibutsa ko BDF ndetse n'uwahoze ahagarariye BRD nawe yabaye ahererekanya ububasha n'undi wamusimbuye. Mwaza kujya kuri Twitter ya BRD mukareba ayo makuru nabwo ariho. BDF Bank Business Development Fund, ikigo cya banki y'amajyambere, nayo itera inkunga business zikorera cyangwa se ifasha abantu bikorera, ariko nayo yamaze kwemurirwa muri Bank Development Rwanda cyangwa se BRD ubu tuvugana. Ubwo rero nababwira ngo ntiwagirwe gukurikira Uburezi Rwanda TV nkuko tunabibabwiye. Iyi niyo televiziyo rwose hano mu Rwanda igiye kujya bageza amakuru y'uburezi n'imbaraga nyinshi cyane. Ikintu cyose gifitanye isano n'uburezi rwose uzagisanga hano. Sangiza iyi video abandi banyeshuri rero bagenzi bawe, komeza kudukurikira ku Makuru y'Uburezi Rwanda TV. Murakoze cyane, Imana ibarinde, dusangira noheri. Mwibuke mw'abantu mwemwe twabanye neza, nizere ko twatangirana neza rwose kuri uyu munsi, mumbwira ngo bonane ku kanyenyeri. So bye bye, God bless you, Imana ibarinde uburwayi.